Mu Rwanda kimwe no ku isi yose hakunze kumvikana abana b'abangavu baterwa inda z'imburagihe. Ibi akenshi biterwa n'ibishuko umwana w'umukobwa ahura nabyo, ariko cyane cyane bitewe n'ikigero aba agezemo. Nyuma yo gusama hari zimwe mu ngaruka ahura nazo, harimo no guhabwa akato mu muryango ndetse n'aho atuye muri rusange. Umuryango utari uwa leta Rwa Lwd waje nk'igisubizo ku bibazo aba bana b'abakobwa bahura nabyo, biciye mu mushinga ugamije kubakura mu bwigunge ndetse bakabasha kwiteza imbere ari wo masenge mba hafi. Aho aba bakobwa baba bafite ba masenge ndetse na bakuru babo bahuye n'iki kibazo mbere yabo. Aba ba masenge bahorana n'aba bakobwa bakabahumuriza ndetse bakanabagira inama ku buryo bitwara mu gihe batwite, abari mu byago byo gutwara inda z'imburagihe ndetse n'abamaze kubyara, mu gihe bakuru babo babasangiza ubunararibonye ndetse n'uko bitwaye mu gihe bari baratwaye inda z'imburagihe bakabahumuriza. Si ukubahumuriza gusa kuko ba masenge bagira uruhare mu guhuza imiryango n'aba bana b'abakobwa batwaye inda z'imburagihe mu gihe habayeho guhabwa akato ku mukobwa watwaye inda y'imburagihe, bityo bakamufasha mu bushobozi bafite ariko bakunganirwa biciye muri gahunda ya masenge mba hafi. Mu rwego rwo kubafasha kwiteza imbere, Rwa Lwd yahuguye aba bana imirimo igiye itandukanye, harimo kudoda, gutunganya imisatsi, kuboha ibiseke ndetse n'ibindi, ari nako baganirizwa ku myitwarire. Aba bana bavuga ko guhurizwa hamwe byabafashije cyane kuko bunguka byinshi ndetse bakaba babasha no kwiteza imbere biciye mu musaruro w'ibikoresho baba bakoze. Nyuma yo gusoza ayo masomo ajyanye no kwihangira imirimo ndetse n'ubukorikori, bahita bajya ku isoko ry'umurimo, bityo bakabasha kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi, cyane ko baba bibumbiye mu makoperative nk'uko politiki y'igihugu ibisaba, mu rwego rwo kugera ku iterambere rirambye. Si ubukorikori gusa kuko batangiye gahunda y'ubuhinzi bw'ibihumyo, ibi nabyo bizabafasha kwiteza imbere, bityo bakagera ku ntego bifuza kugeraho. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ibarurishamibare mu 2014-2015 bugaragaza ko intara y'Uburasirazuba ari iza ku isonga mu kugira abangavu benshi batwite inda z'imburagihe kuko ifite 10.7%, umujyi wa Kigali ukagira 10.2%, hagakurikiraho Uburengerazuba na 5.8%, Amajyepfo ni 5.6%, mu gihe intara y'Amajyaruguru ariho haboneka umubare muto kuko ari 4.9%. Gusa imwe mu mpamvu nyamukuru itera iki kibazo, hakunze kugaruka uruhare rw'ababyeyi bataganiriza abana ku buzima bw'imyororokere, bityo umwana akaba nta makuru ahagije afite ku bijyanye nabyo. Ariyo mpamvu masenge mba hafi yaje ije gukemura iki kibazo, kuko ba masenge bahuriza aba bakobwa mu mbohero bakabaganiriza, bakabagira inama z'uburyo bitwara.